ni nk'ibisanzwe n'ubundi ni Innovation TV show. Umusaza Khalifa niwe mukiri kumwe, tugiye gukorana ikiganiro, muri kuyibona tugiye gukorana ikiganiro n'abasaza ariko kubabona hano. Aha, abasaza bimeze bite? Salam. Amwita Captain Wagwan. Bimeze bite? Bamwita Mudasobwa Ntampaka 01 Wagwan. Bamwita Mr. Van kabisa. Wagwan. Basanze hano muri gukora? Hano turi Tampaka naho ngira ngo urabibona. Mwantaye mose. Shobora kunywa utu. Mwiza kurukundo. Okay, murakoze cyane. Captain. Ko mbona uba wifunze bukwasi musaza? Nifunze bro, icyangwe. Life is Gucci bro. Gucci bishatse kuvuga Never go life ubundi. Life is what you make it. I know Lashona bro. Urashona? Imihanda ni ndagije. Life is what you make is Gucci. Tunyuremo muri make ya Captain ni muntu ki? Niba ubundi Captain umuntu tuje, Captain umuntu ukunzwe n'abantu. Nyine tukuro kabisa, ariko nyine ubundi Captain akenshi ni umuntu nyine urasabana, ndi umuntu usanzwe gusa nyine muze koresha akantu bita life is what to make it. Niba ngo nane n'umwana benshi badakunze kwisobanukirwa ko ubundi ubuzima ni uko ubishatse. Yes. Ubuzima ni uko ubishatse bitewe n'uko we uhitamo uko ushaka kubaho. Akenshi ubuzima bw'umuntu aba yabigizemo uruhare na 90%. Umuntu ubuzima bwo kubaho aba yabigizemo uruhare. Niyo muzigo ngo life is what to make it. Yako Captain. Tubwire Captain ni muntu ki? Captain ndi kumva uzanamo ibintu byinshi ntazi, nanjye ubwanjye ntasobanukirwa. So ni Captain ufite amashuri angahe? Niba mu gihe nari mfite amashuri ubu nibwo ndi muri kaminuza, ndimo negotiate n'ikintu bita economics center. Uri muri kaminuza? Uyu munsi wa none uri kwiga? Ubu ndimo kwiga na business management. Urakoze cyane, reka nsimbukire ku mugabo wambwiye ko yitwa Ntampaka. Ntampaka ni muntu ki tubwira? Ntampaka ni umukunzi w'abantu, akaba ari umunzi w'imitima kubera ibintu yamenyekanye byitwa igisigo cyitwa umukandida w'indushyi. Harimo ijambo ryitwa kwanjwa y'indushyi, ni ukwirara kandi wiraye, urirata wakwirata ukaburara. Uwo Ntampaka rero ni umuhanga mu byerekeranye n'ibisigo, niko numva abasobanukiwe kandi bazi gusobanukirwa ari iki bambwira, niyo mpana kuri ubwo buhanga, sibyo? Ikindi cya kabiri, mudasobwa wa Ntampaka azwiho, akaba n'icyo kirema iryo zina nyine mudasobwa wa Ntampaka, ariko bakarihera bakagita Ntampaka kubera ko ngira na channel yitwa Ntampaka TV5. Uwo mudasobwa wa Ntampaka ni umuntu ukunda abantu, ni umuntu ukunda isi, ni umuntu ureberera abantu. Nanjye ndi kwiga kaminuza bujyanye n'indimi, ishami ry'indimi n'ubuvanganzo, aho ndi kwiga kuvuga ndetse nakoze n'ubushakashatsi ku bintu bigiye bitandukanye. Ntampaka nagutindiye, ndagira ngo byibuze ubashe kumbwira muri wowe uri muntu ki mu buzima busanzwe, tubone twaha undi mu iki cyangwa se tube mbone naha undi umwanya kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Mu buzima busanzwe nitwa Bisengimana Samuel, waje kwitwa Ntampaka, ibyo bikangira ubundi muri ubuzima busanzwe. Mu buzima busanzwe kora ubushakashatsi mu mibereho y'abantu, uburyo abantu bagomba kubaho neza n'uburyo babayeho nabi batarabigize nk'uruhari, cyangwa se barabigize nk'uruhari bagomba kugira ute kujya mu buzima kugira ngo. Urakoze cyane Ntampaka. Reka dusimbukire ku mugabo witwa Valence aratangira twibwira. Wambwiye ko witwa Valence, ntabwo nkuzi bro. Nkuko nababwiye ni Mr. Van kabisa. Mr. Van muri make ndumva ari muragenda baza kuri bagenzi banjye. Mr. Van mu ntoki, ariko njye Mr. Van ndi umuntu utuje uvuga makeya nkakunda ibikorwa cyane. Bivuze yuko nyine mvuga makeya nkakora ibikorwa byinshi. Kubera ko naje gusanga muri ino si dutuyemo, bisaba yuko umuntu akora cyane kuruta amagambo. Burya ntabwo uzaza ufate
wenda amagambo yabwira umuntu yubwira umuntu ageraho neza akamusharira mu matwi amagambo menshi yasharira mu matwi ariko umweretse ibikorwa arabyishimira cyane niyo mpamvu nuje cyane mvuga makeya nkakora byinshi akoze cyane ntabatindiye cyangwa se tutizimbye mu magambo mwese mwambwiye ko wowe ukora iki uri mu ntoki Mr. Van niga University niga Education Department of Languages and Ocean of English and Kiswahili kabisa lugha ya Kiswahili naweza kuzungumza unaweza kuzungumza sana anza sasa tuanze kuzungumza ndugu unaweza yangu kuzungumza lugha ya Kiswahili naweza bidii mimi naweza kupata mazungumzo na Diamond Platnumz kutoka Tanzania unaweza kusema lugha ya Zanzibar mimi naweza kupata mazungumzo na mtu naweza kutoka nchi ya Zanzibar ulizaliwa wapi nilizaliwa katika nchi ya Rwanda ulizaliwa nchi ya Rwanda nchi ya au ulizaliwa Tanzania hapana unadanganya nidanganya mimi nazaliwa katika ya nchi ya Rwanda au unasema Kinyarwanda bidii na mimi naweza kusema Kinyarwanda au najaribu hapana ninasema unajaribu Swahili au unajaribu Kinyarwanda ninajaribu Kiswahili lakini ninasema Kiswahili kama mzaliwa wa Kinyarwanda urakoze cyane icyo cyari igiswahili nanjye nziho gacyasi cyane nagira ngo twihute mwambwiye ko mwese muri abanyeshuri ba University none se basanze hano muri kwitamo se twaturimo dusangira akantu nk'abanyeshuri ni fanta se ni amazi ndi kubona ntazi ibyo ari byo agakantu buriya ayo ni amazi ari ku mani reka numve ko atari amazi reka numve ko atari amazi okay ndagira ngo twihute mutunyuremo muri makeya mumbwira ubuzima bwa kaminuza undi waba umeze gute bro life from university is so hard ubuzima bwa kaminuza muri makeya ni buragoye yego uburyo bugoye burya nawe sinzi niba warigeze mu ghetto je ntabwo nagize amahirwe yo kwiga kaminuza ntabwo wagize amahirwe ariko wigeze muri ghetto rimwe yes urabizi nawe ubuzima bwo muri ghetto nta kazi ufite wenda urimo urajya kwishase kujya kwiga notman ubundi uragenda nyine ukajya ku ndege ugategereza ko abantu baza umuntu aza kugufata ubuzima bwa kaminuza ni hadi kabisa wabugoye kubera yuko kugira ngo ikintu cyo kurya mani kugira ngo ubone ikintu cyo kurya biba birenze abantu ugakubitaho n'amasomo university isomo iyo utsinzwe isomo uraryishyura ndagira ngo nkubaze ku kibazo urumva umunyeshuri wiga university wiga level ya kangahe first of all I'm start uracyari gutangira ndi gutangira ariko ngeze semester 2 no kuvuga ko ni tamu cyangwa se n'igihembwe cya kabiri tubwire challenges muhura nazo cyangwa se ushobora kuba ugira mu buzima bwa buri munsi ushobora kuba uri muri class ugatekereza ko wenda uri butaha utari burye sawa ushobora kuba uri class ugatekereza byinshi challenges ni izihe zikudisturbinga mu masomo yawe mbere na mbere ushobora kumenya ngo iyo umuntu akiri muri high school cyangwa se muri secondaire aba yumva afite plan afite imishinga ya danje aba yumva azasohoka anahita akoraho Bruce Melody akuraho ba Ernest akuraho abasitari bose b'abanyarwanda urumva ariko iyo ugeze muri life kabisa life uhita ubona icyo bita life hari akantu uvuze gatoya Bruce Melody uramuzi Bruce Melody ndamuzi cyane ndamukurikirana cyane ariko hari ikibazo nshaka kukubazaho gatoya twagiye twumva discussion nyinshi zituruka hirya no hino mu banyarwanda mu bitangazamakuru bahangana The Ben na Bruce Melody bavuga ati ninde urenze wowe ubwawe ku giti cyawe ninde urenze hagati ya Ben na Bruce Melody cyangwa se ninde wumva ko ninde gikomezwa ninde mwami dufite mu Rwanda bose najyaho ngo se by'umuntu mvuge ngo umuntu narenze kandi mbona ari hejuru ariko ngiye iyo mfashe Bruce Melody ngamukompera na The Ben Bruce Melody ni international kabisa The Ben aracyari national aracyari mu Rwanda gusa bitewe nuko ariko wibuke neza please wibuke Ben ejo bundi yakoze concert yego arena be yaruzuye kuba yaruzuye ni mu Rwanda ni mu Rwanda wibuke Bruce Melody yakoze show
yagiye muri arena ntabwo hishyuwe bavuze ko ni ubyibuke neza bavuze ko abamotari aribo yishyuye kugira ngo baze buzuze arena bro njyewe ibintu byo kuzuza arena ntabwo mbishingira ikintu kintu ni mura ariko Ben baruzuye babura naho bajya abanyamahanga baraza bande baraza bose ngereka mubwire impamvu Bruce Melody mfana bwa mbere uramufana please hari ikintu bita gufana sibyo aho ngaho nta iyo tugiye gukora difference sibyo ubwo wazanyemo ubufana nabyumvise tayari ntago ari ubufana buryo ufana umuntu ugendeye ku bintu reka nibarize captain ndagira ngo nkugarukeho neza nabonye uri umusani tubwire hagati ya Bruce Melody na Ben ninde mwami wa muzika dufite mu Rwanda? Bruce Melody na Ben mwami ni Bruce Melody. Bruce Melody hejuru cyane abana nta maka harya wambwiye ko ari nta maka wa mudasobwa uraga computer gatoya cyangwa uri iki harya uraga computer uri uyu ni station computer okay nagira ngo kuri station nagajya kora kuri tuno batwara mu ntoki tumbuto reka ni station ashobora kuvuga ngo ngende computer ya MTN ama service yose aturuka muri MTN aturuka muri on my mind of course ndagira ngo nkubaze akabazo gatoya kari kaducalenginzeho gatoya ntabwo twarostinze topics yacu ndagira ngo nkubaze umusaza sinzi ukuntu yaragikomojeho ndagira ngo nkubaze gatoya hagati ya Bruce Melody and the Ben who is the best performer of course reka mbisubize mu ndimi z'u Rwanda kuko niza baruhu rwera ntabwo zikunda cyane kubona nubwo ziga ndiga igifaransa n'icyongereza ariko bisobanure ikinyarwanda kugira ngo mara amatsiko abanyarwanda kugereranya Bruce Melody na The Ben ikosa rikomeye ikosa rikomeye ni icyaha nabwo ni amahano kuko Bruce Melody niwe wenyine uba mu Rwanda ariko yajya muri Amerika agahita abona aho bakorana barenze Bruce Melody yakoranye ingoma na Shaggy man umunyamerika na Bulldog akona bari abastari barenze wa Amerika kumujyanura The Ben man okay reka twe kubitindaho buri wese n'amahitamo yiwe kandi buriya ibikorwa by'umuntu birivugira ubwo niko bigaragara tugarutse gatoya turagira ngo tuvuge ku buzima bwa kaminuza mwigamo cyangwa se ubuzima bwanyu bwa buri munsi mugerageze gusangiza abanyarwanda ejo bundi numvise iyi kaminuza yanyu ngo ifite ishami Rusizi harya bundi yitwa Kibogora Polytechnic Kibogora mukaba murayamamaje baze bige babwire baze bige nimuze mwige katika Kibogora Polytechnic tuko na elimu nyingi sana unaweza kujua vingi kutoka nchi ya Rwanda lakini mahali pamoja ni University Kibogora Polytechnic huu mwanafunzi wa Kibogora Polytechnics anaweza kufanya nini? Kututofautia. Murakoze cyane, ndimi z'amahanga zijya zingora. Anaitwa nani? Mudasobwa na Mwakazilo wani. Tubwire ku buzima bwawe ubamo bwa buri munsi muri kaminuza. Ese ko njya numva ngo abana biga kaminuza batwara inda kenshi cyane zitateguwe cyangwa se rimwe na rimwe usanga harimo imishitari myiza biba bimeze bite hano iwanyu? Mbaza kare avuga ko nakoze ubushakashatsi muri university kandi burya ngo umuryango wera ku muryango nkora ubwo bushakashatsi muri kaminuza nagiye no kuri izo nda ziva mu rukundo
rubashuka bakajya mu bibi. Kumbaza icyo kibazo ndi kumva rwose ari byiza cyane kuko wisukira muri kariyeri. Ubuzima bwo muri kaminuza buragoranye cyane dushingiye byo turya, aho tuba tuvuye direct muri segonderi tuza muri za kaminuza. Aho bigoranye ni ahantu wiga amasomo ataregeshejwe muri segonderi. Urugero ukiga nka philosophy, ukiga psychology utarayize muri segonderi. Aho ngaho bita bigora. Psychology ni ukuvuga ngo mwigamo muri psychology kwiga ni psychology ni isomo rya siyanse ryiga imitekerereze y'umuntu. Ubu mu bushakashatsi nakoze muhuza na bagenzi banjye, abantu umwe muri batatu aba ari umusazi kubera ibibazo dufite mu isi. Aba ari umusazi? Yego, ni ushatse kuvuga muri raporo yatanzwe na UN mu ishami ry'ubuzima, umuntu umwe muri batatu aba ari umusazi cyangwa se abana n'ubumuga bwo mu mutwe. Nkoreshe imvugo yumvikana kandi yuje umuco wa Kinyarwanda. Rero muri uko kwiga amasomo akomeye kandi tugize uhura nayo, ari mu ntandaro zituma amasomo akomerera abanyeshuri, yabakomerera bakaza kwishora mu nda zitateganyijwe, kuko mu nda akenera ogisijene nyinshi kandi ubwonko bugakenera 3/5 ogisijene winjije ni ubwonko buyifata. Iyo wakoresha ubwonko ku isomo utumva cyane, ubwonko buragira burananirwa. Iyo umukobwa umuteresa ukamujyana muri sexuality kuko umuntu agomba gushaka imibonano mpuzabitsina, ahita uwo mwanya abikora, hanyuma tukazabona isi mbi yuzuye abana batateganyijwe, nubwo n'abari umugisha, kuko umwana abura mu Kinyarwanda, umwana bisobanura umwana juru, aba yavuye mu ijuru, iva ku nshinga kwana. Ugasanga umwana w'umukobwa atangiye kwambara agaragaza icyo bita ikiberurabanga, icyo bita ikibero. Umwana wa kaminuza atangiye kwambara ubusa, ukiri Kinyarwanda cyiza. Ese nta guciye mu ijambo, ese ko mbona wagira ngo urubatse cyangwa ntabwo uri single cyangwa nubaka u Rwanda? Oya, ndavuga ufite umugore. Oya, amugore ndagira. Nta mugore uragira. Muteganya cyangwa se nzamugira. Urakoze cyane. Twihuse cyane, reka tujye ku musaza Captain, atubwire uko abayeho umusaza washaje. Captain, uko bien? Sana. Ndagira ngo utubwire, bwira abari kukureba size amasaha, gerageza uvuge cyane batwumve. Yego Captain, wagwane. Ndagira ngo umbwire Captain, ubuzima bwa kaminuza hano iwanyu, anja numva ngo kaminuza ziba zifite ubuzima bwihariye butandukanye na high school. Ndagira ngo umbwire neza uko biba byifashe. Igihe ntabwo nagize ayo mahirwe yo kwiga muri UR, narasoje high school. Ndagira ngo mudusangize ubuzima muba mubayemo bwa buri munsi, tubwire uko biba bimeze, tubwire ubuzima muba mubayemo tu. Ni ukuvuga ngo ubuzima bwa university, baby brother, ni struggle. Ni struggle za for sure. Ni struggle zinarenze sana. Kuko urukundo ngo ubuzima bwa university butandukanye cyane n'ubwa high school. Butandukanye cyane bidifera. Kuko ngo university ni ahantu nyine wowe uba uri, mbese ni ukuvuga ngo ni ahantu uba we ubwawe. Ni ahantu kenshi nkatwe uba wibana, ni ahantu wibana n'ababyeyi bawe. Uba wibana hahandi umenya ati amasomo yenda kontorora gutya njyenyine. Nta muntu nyine ugupushinga kwiga, ni ahantu kwiga noneho uza akantu k'abasa.
uzi none n'ikibazo cya danje kuko ugeze nka kariteke kariteke gusa uzi nuko riteke ubwo ni ibiki riteke ni kwa kuboro nyine ugiye n'ikigo n'isomo runaka noneho kuritsinda bikanga nyine kwa kuboro ukaritsinda uzi isomo ryagutsinze se babiri hasi cyane none baza ubuzima bw'umujene ari muri kaminuza isomo ryamutsinze kandi no muri geto ahagaze nabi muri geto ahagaze nabi zatari bro no iyo life ni hard bro ni hard kuko urumva ngiye nk'ubu mubwiye ushobora gusanga muri geto usigaranye ikintu bita ibitunguru gusa ugasanga ni igitunguru bro igitunguru cyonyine cyisigaranye muri geto ubundi ikintu kitagipfa gushira muri geto ni umunyu wo ewana kabisa oya banza tubwire buretse gato yambanze nkubaze tubwire muri geto yawe usigaranyeyo ngiye nsigaranyemo ikintu bita ibitunguru igitunguru ushobora kukirya cyonyine shaka ubwo iyo life yawe yahindutse none se kusigaranyemo igitunguru cyonyine muri geto yawe urya gute se nje icyo ukuntu nshobora kuba narya sibyo nshobora kuvuga ati mfite umujene wanjye inshuti yanjye urumva ngiye kujya panga umujene wa mbere musure panga umujene wa kabiri musure njeyo mbone ize ndyame bro ubuzima bukomeze umunsi wa mbere nkagusura umujene tubare turigana wenda nkapanga umujene wa mbere gusura hasanga tugataramana byatari ugateka nkarya gataha next day nkakora nkuko ubundi mujene none urumva ubuzima bundi nawe nawe nkarya nkataha bro life yakomeza hanyuma se hanyuma nyine urabona life ikomera cyane iyo ugeze mu bihe bya nyuma muri university kuko urabona nk'ukuntu uba ufite umufungo wawe mukeya n'umubyeyi yagukomeyeho utundi duke harya ubundi mwishyurirwa twebwe turishyurira ariko nese urumva ibiceri mutaba mubifite none se kuba wayishyuye uyasigaranye ntabwo wakora ikizamini muri kaminuza ni ukuvuga ngo ubona ayo kwishyura school fees gusa ubona aho kwishyura school fees wenda ugitangira tamu cyangwa se utangira igihembwe ugifite udufaranga duke ariko uko igihe kigenda cyangwa se igihe itamu biri kugenda irangira muri kwinjira muri periode ya exam bro sinkubeshye ni turi muri periode ya exam ariko geto yanjye isigaranye icyo bita ibitunguru biba ari insazi bro life yakomeye byata turagira ngo njye nagira ngo nibande ku mugabo bita Captain Wagwan none se bimeze bite tubwira ukuntu musigarana ibitunguru muri geto uzi yose usigaranye ibitunguru uri hasi cyane man uri hasi byatari ku buryo noneho man ubuzima bwa kaminuza nyine buragoranye ku buryo nyine ni ukuvuga ngo ukuntu njye nabikubwira ndumva nawe ujye nabikubwira ahubwo ntiyarenze cyane man ni ukutura nyine dutambaho icyo tujya sikuru dukomeza umujeni wifunze nkawe kenshi imeze neza ibyangwe bimeze fresh sibyo umwana ashobora kukubona agahita agwamo bro ariko nyine urabizi nk'abantu twiga muri kaminuza nyine abantu twiga kaminuza byanyu bikunze niyo kintu cya mbere duharanira ni uko nyine nta mupipo wo hanze bari dukisha nta muntu wamenya ati ni ibiki nta wapfa kumenya uti ni ibiki bijya mbere nyine urapfusha ukaba cya gitunguru w'amajene yakubwiye kuko nyine nta mpamvu ngo umupipo wo hanze ari gukishamo amana urapfusha nyine ugapfusha tu mudasobwa wa ntambaka w'amafaranga wowe amafaranga urayafite bro oya amafaranga mfite amafaranga urayafite ariko mfite icyizere uragifite yego reka twanzure dusoza ikiganiro cyacu twagiranye mwakoze kwitabira buri wese nasanze aha ngaha ese uwabatamo wadutamo ndashaka kubatamo yaba ari fresh kabisa ko mbona mwitayemo n'ubundi ayo mafanta yanyu muri kunywa njye ntabwo nywa fanta ariko burya baravuga ngo nta mugabo unywa kamwe babaha kandi kabisa babaha kandi bro wari umajije ngo ubuzima bwa kaminuza njye ndagira ngo dusoza ikiganiro iminota yatujyanye njye ndataha i Kigali naje hano mu ntara
ndagira ngo dusoze ikiganiro sibyo, ndagira ngo dusoze ikiganiro twagiranye, buri wese yumva ko ameze neza kandi nta kibazo. Ubutaha ni ingaruka tuzakorana ikiganiro kirambuye sibyo, ntabwo mbaniganye ijambo, ntabwo kuko muri ko burya cyari ijambo rimwe nshaka kukubwira. Agahinda karabyibushye, agahinda karabyibushye. ushatse kuvuga ko ushobora kubona umuntu ari hariya ameze neza kubera nyine agahinda. aha Captain, gira icyo ubwira abanyarwanda dusoza ikiganiro. ni ukuvuga ngo ikintu nabwira abanyarwanda, ikintu nababwira, urabona nyine inama nabaha njyewe ni uko ubuzima ni uko umuntu abishatse, ni 90% ko umuntu abayeho abagizemo uruhare. ni ukuvuga ngo bajye bagerageza guhitamo amahitamo ya nyayo. ariko ubundi izina Captain bishatse kuvuga, ubundi kapiteni akenshi bisona umuntu nyine uyoboye abandi, umuntu uri imbere. Kiongozi, yamita kiongozi mu rurimi rw'igiswahili, uyoboye abandi. nawe ubu hano urayoboye iyi crew yawe. yanjye group yanjye ni kapiteni Nusubishonoza. urakoze cyane Captain. Mr. Van, Mr. Van, agira icyo ubwira abanyarwanda baduteze amatwi kuri uyu munsi wa none. Twakoranye ikiganiro dusoza ko amasaha yadufashe kugira ngo tugire izindi gahunda tujyamo, namwe mbasigaye hano mukurikirane gahunda zanyu. icyo ugeza ku banyarwanda muri aka kanya mu minota mike dusigaranye. mbere na mbere ndagize abanyarwanda ikintu kimwe, burya baravuga ngo ujya gutera uburezi arabwibanza. nagira ngo babanze bakanda agasubscribe kuri iyo channel yitwa Innovation TV Show. urakoze cyane kunyamamariza. babanze bagakande bagukorezeho kabisa, kugira ngo dukomeze kubaka n'umuryango mugari wacu. noneho ikindi kintu nababwira, nkatwe twiga university, hari filime turimo turategura yitwa ubuzima bwa kaminuza cyangwa se University Life. turimo turayitegura mu minsi mikeya cyangwa mu minsi iri imbere, tuzaba turimo turayibagezaho. ndagira ngo izaca n'ubundi kuri ino channel yitwa Innovation TV Show. ndagira ngo n'ubundi muzagumye muyirebe, nk'uko dukomeje kubaka umuryango mugari wacu. n'ubundi tugomeze twubakira umuryango mugari wacu, aho tuzasangamo ibintu bigiye bitandukanye. ni University Life, bivuze ngo tuzabereka ubuzima bwa kaminuza. wenda n'utazagera amahirwe yo kuba yagera muri kaminuza, abazi ibibera muri kaminuza. Mr. Van, urakoze cyane kudusoreza ikiganiro. ndagira ngo mbibutse ko iyi channel ni umuryango mugari, umuryango mugari kandi ni umuryango mugari wanjye, wawe ndetse wacu. ndagira ngo mujye mukora subscribe, time watch n'ibindi byinshi cyane. murakoze cyane. mukore ibiganiro tuzajya dukora, show tuzajya tubagezaho mu ntara twagiye hirya no hino, event zose twakoze mujye muzibona. ciao ciao, nakagaruka. yari Karifa mu kiganiro ndetse n'abavandimwe Mr. Van, Mr. Nampaka hamwe na Captain. murakoze cyane kwitabira ikiganiro nakagaruka hamwe na Innovation TV Show. murakoze cyane.